yataba amaraso ya Yesu, Gehinomu yari kubi yanjye, yataba imbabazi za Yesu, yataba imbabazi za Yesu, yataba imbabazi za Yesu, Gehinomu yari kubi yanjye, yataba urukundo rwa Yesu, Gehinomu yari kubi yacu, yataba imbabazi za Yesu, yataba imbabazi za Yesu, yataba imbabazi za Yesu, Gehinomu yari kubi yacu. Turagushima Mana kubw'imbabazi zawe, turagushima kubw'urukundo rwawe, turagushima kubw'ineza yawe Mwami, yitaza kuba urukundo rwawe, yitaza kuba imbabazi zawe, yitaza kuba agakiza kawe. Gehinomu yari kubi yacu, ariko kubw'urukundo rwawe Mwami, kubw'imbabazi zawe Yesu, Gehinomu twarayirokotse, ntizabi yacu ukundi, ntaho tuzahurira ukundi, ahubwo ubu ngubu twarazwe ubwami bwite, ku bwami bw'Imana, ubwami tuzaba mu iteka ryose. Icyubahiro kibi cyawe Yesu kubyo wakoze ku musaraba. Warakoze Yesu, wasize icyubahiro cyawe cyose uramanuka uza hano ku isi kugira ngo upfire mwene data, umfire ngewe. Uyu munsi turirimbye dushikamye, turirimbe tunezerewe mu izina rya Yesu Kristo, tuvuge tuti yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, yataba amaraso ya Yesu, Gehinomu yari kubi yacu. Reka tugushime Mana kuko dufite assurance uyu munsi n'umunezero mwinshi, tuvuga tuti Mana turagushima. Tugushimiye watugiriye ubuntu muri iyi minsi 3 kugira ngo duhishurirwe ibanga ryawe ry'imbabazi, duhishurirwe ibanga ryawe ry'urukundo Mwami. Twari tubiza ariko turushije kubisobanukirwa, niyo mpamvu tugushima ko waraduhaye twese uko tungana hano n'abadahari kuba muri ibi bihe by'iminsi 3 Mwami. Dufite assurance ko wabanye natwe kandi uzakomeza kubana natwe. Turamya tudashidikanya ko umuntu watangiye agasoza ntagari burangiza y'amasengesho uko yarari. Turaba twagutse mu rukundo, turaba twagutse mu mbabazi, turaba twagutse mu buntu, turaba twagutse mu buryo bwose bushoboka Mana. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndabasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Patrick Kamanzi wagiriwe ubuntu muri iri joro, kuri aya manywa, muri iki gitondo, muri iki gicamunsi, bituruka n'igihugu uherereyemo. Nagiriwe ubuntu n'Imana, suko mbikwiriye n'ubuntu gusa. Teme turi buganireho uyu mugoroba, sindi bubatinze cyane. Teme turi buganireho uyu mugoroba ni teme ivuga ngo kubabarira batagusabye imbabazi. Niyo teme, kubabarira batagusabye imbabazi. Ahangaha bitandukanye no kubabarira wasabwe imbabazi. Umuntu arampemukiye, angiriye nabi, igitondo kimwaraje ati Kamanzi ndakwinginze mbabarira, hanyuma nkamubabarira. Icyo gitandukanye n'iki. Iki ngiki tugiye kuganiraho ni mu gihe noneho umuntu yambabaje, yampemukiye, yangiriye nabi mu buryo bukomeye kandi buhebuje. Ibyo sintegereze ko aza kunsaba imbabazi, ngewe nkamusanga, kabanza nkamubabarira muri nge mu mutima wanjye. Icya kabiri nkamuhamagara, dushobora kubonana, yakwemera tukabonana, yakwanga tukabikemurira kuri telefone. Nari nguhamagaye, urabizi ko mu minsi ishize twagiranye ibibazo, bitera ibibazo bikomeye mu nshuti, mu bavandimwe, mu kazi cyangwa ku ishuri, sinzi hehe. Urabizi ko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nituvugana, iturebana neza.
nitwumvikana, ariko narinzanywe n'ikintu kimwe cyo kukubwira ko narakubabariye. Ntiyagusabye imbabazi, narakubabariye, kandi nanjye aho naguhemukiye umbabarire. Uwo mutima ugirwa na bangahe? Benshi muri twe n'abandi bari hano hanze dutegereza ko badusaba imbabazi. Hari n'imvugo tuvuga twiharaza mu bana b'Imana ati ubuse wababarira umuntu atagusabye imbabazi? Hari n'abavuga ngo nta gusaba imbabazi nta mbabazi zibaho. Mwumve namwe, nta gusaba imbabazi nta mbabazi zibaho. Uyu murongo urabivuguruza ibyo ngibyo. Nta gusaba imbabazi nta mbabazi zibaho. Oya, ahangaha nge ndavuga nti nta gusaba imbabazi imbabazi ziriho. Niyo version ijungu. Nta gusaba imbabazi imbabazi ziriho. No kuvuga ko nta wagusabye imbabazi ariko urazimuhaye atabigusabye. Nirwo rwego tugomba gusohokana muri aya masengesho y'iminsi 3. Nirwo rwego rw'abashampion. Umunyabwenge, umuntu maze gutera intambwe mu buryo bw'umwuka, amaze kugera ku musaraba wa wundi wo hagati. Igorogota hari imisaraba 3, ibumoso, umusaraba wo hagati n'umusaraba w'iburyo. Iyo yose uko ari 3 yari imisaraba, ariko umusaraba wari ufite agakiza n'uwo hagati. Abageze kuri uwo musaraba wo hagati, uyu munsi tugomba kuva hano tumaze kwemeranya n'imitima yacu tuti tuzajya dutanga imbabazi aho umva, tudategereje ngo baduhamagare, tudategereje ngo batubwire bati I'm sorry. Twebwe tuzibwiriza ko bugiye kwira tukirakaranyije, kandi impanda ivuze ntago twagera mu kirere tubanze turebane tuvuge hari ikibazo twari dufitanye hariya hasi, reka dusubireyo tujye kugikemura. No, ibyo ntibizabaho. Nuko ko byose bigomba gukemukira hano hasi, tukiri hano ku isi. Bavandimwe, nshuti nkunda cyane, nukuri muri iyi minsi 3 tuvane mu iki kintu cyo kubabarira batagusabye imbabazi. Birashoboka ko wababariye kuko bagusabye imbabazi, kandi n'uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba ugifitanye ikibazo n'umuntu kandi kitoroshye, gikomeye, ndetse kibi cyoroshye. Ari igihe cyaba cyoroshye cyangwa gikomeye. Uko biri kose ni ikibazo. Gutera intambwe, kugenda ugasaba imbabazi, plutôt ugatanga imbabazi batazigusabye, ni ubutwari bukomeye, burenze ubutwari bukomeye cyane, ubutwari bukomeye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 50, ku nkuru benshi muzi kandi mukunda cyane, inkuru ya Yosefu. Joseph, umuntu nkunda cyane, ufite amateka akomeye mu mateka ya Bibiliya. Yosefu ahumuriza bene se arapfa. Aha twari turi voilà, turasoma umurongo wa 16. Voilà, turasoma, cyangwa reka mpere ku murongo wa 14. Imana ibaho umugisha. Itangiriro ibice 50 guhera ku murongo wa 14. Yosefu ahumuriza bene se arapfa. 14 aravuga ngo amaze guhamba se, Yosefu asubira muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. 15. Bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravuga bati ahari Yosefu aratwanga, atwiture rwose inabi twamugiriye. Ahangaha ngarukiye aho gatoya, turibuka amateka ya Yosefu, inkuru ye. Umwana muto w'umusore yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Sindi buvuge histoire yose uko yakabaye, ariko ndavunagura mu magambo magufi. Mu Itangiriro 35 tubona bene Yakobo uko ari 12,
bene Yakobo uko ari 12 guhera kuri Rubeni kugera kuri Benyamini. Amateka yabo arakomeza. Tugeze mu gice cya 37 tubona Yosefu atangiye gutoneshwa na se. Kubera iki? Yari afite igikundiro kwa se, kwa kundi ababyeyi bakunda abana bose kimwe, ariko ntiyajya haburamo ka preference. Aturiya bimeze gutya. Uko niko byari bimeze no kuri Yakobo, nawe akunda abana be, ariko byagera kuri Yosefu sasa bikaba karusho. Muri buku buryo kiyamudode umwenda w'amabara atandukanye, umwenda utandukanye na bene se, ku buryo byose byagiye bitera jalousie mu bavandimwe biwe. Byaje kugeresha noneho bene se batangira kumugirira ishyari ubwo yatangiraga kuzana inzozi. Yarose za nzozi zasobanuraga uburyo ki bene se bazamwikubita imbere mu gihe kizaza, ariko abivuga mu buryo bw'inzozi. Ibyo bibatera ikibazo gikomeye, batangira no kumubaza ati ubu ngubu urimo kutubwira ku gitondo kimwe twebwe tuzikubita imbere yawe wowe ka wowe karaga peti kabo kabanziriza kanyuma ka peti kabo wowe kabwana wowe tuzakwikubita imbere wewe twebwe. Bihinduka ikibazo, bamugirira ishyari, batangira kumwanga nta mpamvu, bamwita n'akazina ka Karosi. Wigize Karosi. Kubera iki? Kubera ishyari gusa. Barakomeza, gahunda zirakomeza. Bageze mu gice muri icyo gice nyine muribuka ko bageze ahantu bamugirira ishyari, baza kumujugunya mu rwobo, nyuma baza gupanga uburyo ki bamugurisha n'Abayishimayeli. Muribuka ko ari Yuda mwene se wazanye niyo nama, abwira abavandimwe batariko aho kugira ngo bigende gutya, reka twe tumugurishe, ntitumwice tumugire nabi, reka tumugurisha Abishimayeli, hanyuma tuziyaranje uko bigenda. Ba Yuda sinzi icyo bapfana n'amafaranga. Urumva Yuda iki gihe niwe wazanye iyo nama. Iyo usomye neza Yuda niwe wazanye icyo kibazo. Arazana ati bene data hari agafaranga, murabona bari abatipe barimo kunyuraho, bari Abayishimayeli ndabazi, nabaherwe bavuye muri Egiputa, bafite ifeza bafite izahabu, akagapeti reka tukabahe abaduwe kashi ubundi twibereho. Yuda we muribuka mu kwa Yesu, Yuda apfa n'ikine faranga. Ntabwo ari Yuda umwe, uriya ni Yuda wo mu isezerano rya kera, uyu ni Yuda wo mu isezerano rishya, ariko bose baguye ku ifaranga. Baguye he? Ku ifaranga. Ngaho umutipa atanga inama, bagenzi baravuga ati ariko uzi ko ari byo. Rubeni imfura yari yababujije, arabwira mu mujugunye mu rwobo gusa, ibindi turabe. Rubeni yideplashije gato, agarutse asanga mu cyobo nta muntu uriyo. Uko agarutse ararira, kumbe Yuda yapanze umushinga waciyemo, bamukubise ifaranga, yakubise poshe, Yosefu baramutambikana. Rubeni ahageze aravuga ati ne datari, ati urabona byagenze gutya na gutya. Umugabo arababara ati papa aranyica arampitana neza. Aho niyo bagambiriye bajya inama, bafata wa mwenda mwiza se yari yamudodeye, babaga bica inyamaswa, ya maraso bayaminjagirira ku mwenda wa Yosefu, bawohereza kwa se kugira ngo babwire papa we ko Yosefu yapfuye. Nyamara yarariho. Icyo gihe sabonye umwenda atanyagura karari, atanyagura imyenda, arashwanyuka ararira, araboroga, aravuga ati inyamaswa y'inkazi yishe umwana wanjye, yaramukundaga cyane, ngo baramuhojeje, yamaze iminsi myinshi arimo kurira, byaranze ko ahora kubera agahinda k'umwana we. We yarazi ko umwana bamwishe byarangiye, arababara cyane, agira agahinda kenshi. Bibiri tubwira ngo yamaze iminsi myinshi yababaye, ku buryo yari yaturiye no mu kanwa karavuga ati ngewe nzarinda njya mumva ntibabaye nkirira uyu mwana. Karagahinda kenshi. Yosefu nyamara ariho, ni muzima. Ngaho baramushoreye, babandi bagurishije pyo mpaka muri Egiputa kwa Potifari. Ageze kwa Potifari, akana keza kagasore gafite uburanga k'akabogara, nyirabuja gakubisa amaso aravuga ati yes. Sinzi ibyo yatekereje mu mutima we, ariko urumva Potifari nk'ikegera cy'umwami
gishobora kuba kiri busy cyane, yari busy cyane mu kazi, ntabona umwanya wo kwita ku mugore we n'ibiki, cyangwa se umugore we yari yifitiye irari ry'ubusambanyi, wenda umugabo we ntiyamuhazaga cyangwa yaramuhazaga, ariko hari abantu bamera gutyo tu, iyo atasambanye ntagubwe neza, wenda niko yari ameze. Igitondo kimwe akubise ijisho akana k'agaheburayo kakabogara, aravuga ati yabanza ni imboga nziza muri uru rugo kweri, zajya umva kiriya gisaza kizaba kiri mu kazi, nanjye nezerewe hano tu. Aragambira aravuga ati okay, ndaza kukwereka. Igitondo kimwe arengutsa akana k'agasore, yarafite confidence nk'umugore w'ikegera cy'umwami, yarafite confidence kwa kana kagacakara kakantu karaho kaka esclave bazanye kadashobora na gato gutinyuka, ahubwo izaba ari amahirwe. We yumvaga ko ari amahirwe, amugeze imbere, yumvaga ari amahirwe kariya kana kazavuga ko amahirwe yakageze imbere. Igitondo kimwe arakabenguka neza, arapanga, arasasa, ati okay, noneho ngiye gufata damage, ngiye gutangira kunezererwa gufata akana rwose ntabwo gashobora kubizana, reka da mbonye ikiryo kirizanye. Potifari we uzahore mu kazi birakureba. Sinzi ibyo yavuze, ibyo ko biri kose yavuze ibintu byinshi. Arangije arakegera, Peti ngwino, ibyo baganiriye ntawe ubizi, gusa twaje tubona atangiye kumuzanaho ibintu byo kumutereta no kumwumvisha ko rwose Yosefu uri mwiza n'ukuri, nagupfiriye, dore ndi umwami kazi, ndi kegera cy'umwami, umugabo wanjye ni igikomangoma hano, ntacyo uzaba muri iyi nzu. Sinzi amagambo y'ubuhenzi yamubwiye, ariko icyo yakoze cyose cyari kugira ngo amuseduize. Arangije abwira akana ati Peti ngwino sasa afere zitangire. Peti aramwitegereza ati ambo, iyi ni daimoni, ndakubwiza ukuri, uyu mudamu ngewe n'uyu mukecuru kweri. Yosefu aramureba, arangije aravuga mu mutima, aravuga ati uyu muntu ashobora kuba atanzi pe, ntagazi, umwana w'umuheburayo, umwana wubaha Imana, ashobora kuba nyitiranya n'ibi bigirwamana byabo. Ye baba we, Yosefu aramwitegereza, nyirabuja arikaragura, akora ibyo ashoboye byose aho ngaho kugira ngo aseduize akana gatoya. Akana gatoya karamureba, kamuhanga amaso, ubwamburu bwe, amatayi ye, ubwo bwiza bwe. Murabizi neza Abanyegiputa ni beza, ni nk'abamaruke, ni beza cyane Abanyegiputakazi, ni beza, ce sont des belles femmes, ni beza kabisa. Abanyegiputa ni beza. Mu Bubiligi, abari mu Bubiligi murabizi, no mu Bufaransa muzi ukuntu hari abamaroke benshi cyane. Ngiye twabanye nabo mu masandra atandukanye mu Bubiligi, ni beza, n'abakobwa beza kabisa. Nawe tekereza noneho uwo muka Potifari n'ifaranga ryinshi, donc yari icyuma, ya terme y'Abanyarwanda ngo ni icyuma, yari icyuma mu yandi makuru. Icyuki, voilà. Icyuki kabisa, icyuki ngaho. Yari icyuki. Na bondo cyashize. Umugani warize iki ngo ni icyuki? Umugani warize iki ngo ni ibyuki? Icyuki. Muka Potifari agomba kuba yari icyuki, cya propre kabisa, cya kindi cyashoboraga kugusha akana k'agapeti umunota umwe, n'ibyubahiro yari afite. Kandi ikindi Yosefu yari kuvuga ati ubu mbaye, ni ukuvuga ko boss adahari ni njyewe boss. Sinzi ko bene data muri twebwe, simbizi ko twari gusimbuka icyo kintu, simbizi pe, n'ubuntu bw'Imana gusa. Ariko umwana w'umusore aritegereza, areba nyirabuja, ibyo byose ntabwo byamukanze. Umupeti arareba, aramwitegereza, arangije avuga ati no, uyu agomba kumenya identite yanjye. Birashoboka ko atanzi, ariko ubu agomba kumenya, amenye ko ntari umuntu bapfa gukinisha muri ibi bintu. Aramuhangara, aramubwira ati mabuja, ndabizi pe cyane ibyo ushaka, ariko reka nkubwire, mu byo databuja yangabiye byose, yampaye kuyobora no kureba byose,
yambwiye ibyo ngomba gukora, ariko wowe ntabwo urimo mu byo yashimye. Ati wowe ntabwo urimo, yampaye ibi, amihene, aminka, ari amazahabu ari mu kabati yose ni njye uyakontorora, biriya bifaranga byose ni njye ubibara, ni njye ureba abayazana n'abayasohora, ibi byose, iyi nzu yose ni njye ureba. No kuvuga ngo nta winjiramo ntamwemereye, nta usohoka ntamwemereye, byose tu biriho ndimo kubijera, ni njye jera mu yandi magambo. Ariko mu bintu 100 yampaye hano, nta zina ryawe ririmo, nta sura yawe irimo, wowe ntabwo urimo rwose. Ati kandi natinyuka nte gukora icyaha kingana gute, ngacumura non seulement ku mutware wawe ariko no ku Mana, ibyo bintu nabitinyuka gute? Nyirabuja ati Peti, wowe ndaguha gato igabuye neza ukayanga, uri muri ikinira cyangwa? Undi ati no, ndi seriye rwose, ntabwo ibyo bintu nge mbikinisha. Non seulement kubaha data wobuja, ariko mwijuru, haleluya, mwijuru hari Imana ireba byose, ari Imana ntinya, ari Imana idashobora kunyemerera gukora icyaha kingana gutya. Amen. Uriya mugore ati kweri, icyababaje umugore gikomeye cyane nuko yamwumviye ubusa. Amagambo yasohotse tayari byarangiye, ntabwo ari busubira inyuma, yamwumviye ubusa. Mu kumwumvira ubusa n'icyo ari bukore, agomba kwivanja kugira ngo iryo jambo yavuze ridapfa ubusa. Umujinya Satana amwinjiriramo, amwumvisha ukuntu akana karakwanze, ye baba urasebye, urandagaye, uwaka kana kazajya kubwira abagenzi be bose ngo mabuja yaranterese ndamukatira, icyuki cyaranterese ndagitsembera. Ndagitsembera. Arabitekereza, arasara, arasara kabisa. Ati ntibishoboka, aka kana ngomba kukereka ko mfite power kuri we. Ikindi gitondo ngo yamugerageje si rimwe si kabiri. Ibyo mbabwiye usome Bibiliya ntabwo byabaye umunsi umwe, yaragerageje rimwe, yongera kabiri, yongera gatatu, arapima, akana karamutsembera. Igitondo kimwe ahimba imikino, ahimba filme, arakrea filme. Twarisha mu cyumba aho ngaho, aragahamagara Gapeti, arangije ati sasa uyu munsi ntabwo uri busohoke. Undi ati wapi kabisa, ntabwo biri bukunde, narakubwiye ko Imana yanjye sinshobora kwihemukira mu byo databuje yamaze kurimo. Amina, ntabwo urimo. Ngo yindukire gutya, umudamu aramusimbukira, amusimbukiye, ngo nukuvuga yamusimbukiye ashaka kumubwira ati urabikora ku ngufu tu byanze bikunze. Onde musora ati umva, sinize karate ariko uyu munsi ndayiga tu. Asinza agatekinike yakoze, yiyambura umwenda, abaciye mu muryango. Umudamu asigarana umwenda mu ntoki. Yosefu ageze hanze ati aho Imana ishimwe. Undi asigaye indani, amadayimoni aramwuzura, aramubwira ati aha, tubona ko usigaranye ikanzu, vuza induru. Umudamu akoma induru ku munwa, bari bamfashe ku ngufu. Ntawamenya, wenda wasanga yaraniyambuye imyenda. Bari bamfashe, baratabara. Potifara araza, abarinzi baraza, bati habaye iki? Ati kagahe urayo kagatindi mwazanye, dore ibyo kari kankoreye, wowe wanze unzanira utabakozi b'abasazi muri iyi nzu koko. Ibintu biba birebire bavandimwe. Arangije amubwira ati ambo, bari bagiye kugufata ku ngufu ati cyane. Kakana di. Umugabo ati noneho ibyo mbonye biragatsindwa, mugahamagara vuba. Barakazanye ibirenge kadakora hasi. Yosefu we, ibirenge bidakora hasi. Bati Peti, ibi bintu wari ugiye kubikora? Ali gereza. Bamujyana muri gereza, umwana w'abandi azira ubusa. Ibyo byose abitewe na bene se.
no kuvuga ko umutima we wari ubabaye cyane ku buryo yari ari mu karengane kagerekeranye ku kandi. Bavandimwe, amushyira muri gereza. Amateka yo muri gereza murayazi uko byagenze, afunganywe n'abahereza b'umwami, nyuma baza kurekurwa n'ibiki byose. Wanyuma barekuye aramubwira ati uzanyibuke nugera kwa Farawo. Wagezeyo ngo ntiyamwibuka. Nyuma y'imyaka 2 Farawo ararota. Amaze kurota bamwibutsa ibyaha bakoze n'inzozi baroteye muri gereza. Ako kanya ambwira ati hari umwana w'umweburayo warostoye inzozi hariya, benda birashoboka ko ashobora kukurotorera. Ati okay, mumuzane. Baramutunganya, baramwogosha kuko yaragiye kugera imbere y'umwami. Baramutunganya, bamuha imyenda mishya, bamugira mwiza. Yosefu araseruka akigera imbere y'umwami. Ati okay, urasobanura, mubwira inzozi uko zimeze. Birangiye Yosefu aramubwira ko mu ijuru hari Imana iri busobanure. Yosefu arasobanura inzozi zose uko byakagenze. Birangiye umwami amaze kumva uko byakabaye, nta kindi yakoze. Aho turi muri gice cya 41, arangije amwegurira Egiputa yose. Aravuga ko nta wundi uzamuta uretse we gusa. Abandi bose bazabari munsi ya Yosefu, ndetse Egiputa yose ayinjize muri system yatekereje yo guhunika ya myaka 7 y'uburumbuke, kugira ngo 7 y'inzara niza aza Egiputa izabe yaryohewe. Mu magambo magufi, kari kasamari gusa kugira ngo twibukiranye agahinda Yosefu yari afite. Akagahinda kari gakomeye cyane, ariko Imana iza kumushumbusha, imwegurira Egiputa yose. Muri ako kanya Imana iteza inzara iwabo. Bafata urugendo baza muri Egiputa. Yosefu amenya bene se ntibamumenya. Scenario yabayeho yose kugira ngo gumane Benjamin abohereze, bazagende babwire se bagaruke, byose murabizi uko byagenze kugira ngo Yakobo aze gusanga Yosefu hariya. Noneho bibaye gutyo, Yosefu ababarira bene se bakimenya ko Yosefu, kuko Yosefu we yarabamenye ariko yanga kubibwira. Ndetse no mu nzozi ntibarotaga na gato ko Yosefu yaba ari uwo wungirije Farawo. No mu nzozi ntibabirotaga. Reka da, bari bazi ko Yosefu byarangiye. Niba baranamujyanye Abayishimayeli wenda ntakiriho, niba anariho nagacakara karaho ngaho badashobora kwibuka ko imyaka yari baye myinshi. Yosefu babonye muri buku buryo kiyarize ari umanganya n'ibiki byose. Igitondo kimwe bene se bari kumwe, Yosefu bareba aza kubibwira. Abibwiye bari baguye igicuri neza cyane, kugira ngo bamenye ko ari we Yosefu. Bari baguye igicuri. Nubwo yabababariye, izo mbabazi ntago bazakiriye ngo bazumve ngo bazemere. Bya bindi byose byabayeho, umugabo yarabababariye, arenzaho arongera arawakunda kandi abagirira neza. Papa waje yatungana, ntigeze abagirira neza, abibutsa ababwira ati ngo niko sha mwicara aho ngaho mbanze mbereke, ngo niko munzanira abasirikare 10 aho ngaho tuginga ngo niko muza kaga mwanyujijemo, ngo ndabababarira ariko babanze babafunge cyangwa babanze abacunaguze. No, yarabamenye, yibuka neza ko abo ngabo sibo. Hari ijambo nkunda cyane yababwiye ngo mwebwe mwagambiriye kungirira nabi, ariko Imana yo muri yo nabi yari yagambiriye. Ibi byose byabayeho yari ibizi ko bizabaho gutyo. Yo yaragambiriye ko muri yo nabi mwagize hazavamo ibyiza, izakiza benshi inzara binyuzemo uyu munsi. Muhumure, mukomere, nta kibazo mfitanye namwe, muri abavandimwe. Ariko izo mbabazi nubwo yazibahaye, bo bagumanye ikintu mu mutima, ntibumvaga ko zishoboka. Kandi bari bazi ko yabahaye imbabazi kubera se, kubera papa wabo yarakiriho. Niko batekerezaga, baravuga ati ntago bumvaga uburyo ki Yosefu bamugiriye nabi bene ako kageni. Igitondo kimwe Yosefu
arenzeho neza kandi n'urukundo rwinshi, abagirire neza, abaha icyo bakeneye cyose, abaraza aho bashaka hose. Ikindi abageze no ku mwami. Haleluya. Abageze no ku mwami. Igitondo kimwe arababwira ati no mwahageze na data yahageze, igisigaye ngiye kubajyana ku mwami. Mbwira umwami nti abavandimwe ngaba rwose byari bitangaza bikomeye. Abagezayo, abaperezida Farawo abahawe umugabane ati yari yamuhature rwose icyo mukenera cyose mu gihabwe. Ntabwo babyumvaga, ariko ibyo byari biturutse mu rukundo rwinshi rwari ruri mu mukozi w'Imana wageze ku musaraba wo hagati, apana umusaraba w'iburyo, apana umusaraba w'ibumoso, wo hagati ijana ku ijana kuri Kristo Yesu. Aho niho Yosefu yari amaze kugera. Yari yararenze utwo abantu batarenga. We yari yarageze mu bwami bw'Imana, mu mutima w'Imana. Mu yandi magambo, yari afite umutima nk'uw'Imana. Arababarira byose. Abagabo barakurana, barabana. Igitondo kimwe papa wabo arasaza, igitondo kimwe ava mu mwuka, igitondo kimwe barashyingura. Bamaze gushyingura, ba bagabo kakandi k'ubuhemu barababariwe. Niyo mpamvu bavandimwe, umva mbabwire n'ukuri, Imana idufashe twebwe twagira ubwo buntu bwo kuganira ibi bintu iyi minsi 3 ndetse n'iminsi yindi iri imbere 3 tuzakomeza kuganira nidusoza ibi bintu. Umva, tugere mu rwego rwa rundi kubabarira kuri twe ibizabe nko kunywa amazi. Voilà, kwa kundi ufata ikirahuri cy'amazi ufite inyota ukakigotomera inyota igashira, aba ariko bizagenda. Kubabarira umuntu bibe nko kunywa amazi. Amen. Bibe nko kunywa amazi pe. Wumva atari ikintu kikuvuna, nubwo yaguhemukira gute, nubwo yakubabaza gute, bibe nko kunywa amazi. Ikirahuri cy'amazi ukakigotomera byengi konje, agatima kagatuza. Twebwe twababariye, ni twebwe tubohoka, ni twe tugubwa neza. Uwo wababariye, wa mutima akomeza avuga ati se uyu muntu yarambabariye koko, ubuse birashoboka koko, ubuse koko mwige. Nyamara waramubabariye by'ukuri pe, ijana ku ijana. Urumva neza ko kubabarira umuntu ni kwa kundi twavuganye ejo, niba atari ejo bundi, uba ufungiranye. Hari umuntu aba ari muri gereza, ugiye gufungura, ugiye kubohora. Nyamara umaze kumubabarira, usanga wa muntu si wa wundi, ahubwo ni wowe wari muri gereza. Kuko iyo utababarira, uhora mu maganya, uhora mu bibazo, uhora mu kwivovota, uhorana nawe ikintu kitari cyiza. Babarira. Yosefu igitondo kimwe papa wabo amaze gupfa, agiye kureba, agiye kubona abatipe baraje. Papa yapfuye, barangije bakora inama hagati yabo. Bakora inama hagati yabo bati sasa, bamwe wenda bacyuriye Yuda bati Yuda, urabona gukunda amafaranga kwawe uko icyo byadukururiye. Ibi byose ni wowe. Iyo utaza kuduha iyo nama ntitwari kubikora. Buriya basubiranyemo hariya ntiwamenya icyabaye. Kubera iki? Kubera ko bari bafite ipfunwe muri bo. Nyuma y'imyaka myinshi papa apfuye, baricara bajya inama, barangiye baravuga bati aharaho Yosefu azatwanga tu, kuko dore papa amaze gupfa, ninde wundi uzatuvugira? Uyu Yosefu azatwanga uko biri kose. Niho twasomye hariya. Hanyuma kuri 16 ngo batuma kuri Yosefu. Murumva neza ko bo bakoze iki? Bakoze inama. Barangije inama batumaho kuri Yosefu. Bati noneho reka tugabanyakuri, uyu mugabo araduhitana tu. Noneho mbere yuko aduhitana, reka tumutumeho hakiri kare twikiranure we, niba natwica twice uko biri bugende kose nta kundi, ariko reka tumutumeho tujya inama, dupfukame noneho byaseriye, tuboroga imbere, tumusabe imbabazi pe, tumubwire ko nukuri twaragucumuyeho, ntuzakorere vengeance, ntuzihorere. Ati sawa, bajya inama. Ngaho bamutumyeho kuri 16 batuma kuri Yosefu. Bati so atarapfa yaradutegetse ati muzambwirire Yosefu ibi,
arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi, none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira cyane. Bavandimwe, umva, ni nkaho baje kumwibutsa ibyo yaramaze kwibagirwa. Aribaza ati aba bantu narabababariye, aba bantu nabahaye imbabazi batazinsabye, aba bantu ntacyo ntakoze ngo mbereke ibyiza, mbereke ko nta kibazo mfitanye nabo, ariko kugira nabi biragatsindwa. Urabona ahangaha hari abantu babiri, uwahemutse n'uwahemukiwe, ariko aba bantu babiri Bibiliya iratugaragariza cyane neza cyane ko uwahemutse ni uhangayitse kuruta uwahemukiwe, kandi uwahemukiwe cyatuma adahangayika n'iki? Ni ukubera yari yuzuye umutima w'imbabazi n'urukundo rwinshi. Arababarira, aribagirwa, aba bene data bakomeza guhangayika kugeza igitondo kimwe bajya inama, basanga nta yindi solution bafite, ni ukumutumizaho. Bamutumaho, araza, amaze kugera hariya bamwibukije ibyo byose, bazana n'amateka ngo data yaratubwiye mbere yuko apfa ngo muzamusange Yosefu. Niba baramubeshye, niba yaravuze ukuri, ntawe ubizi. Noneho birangiye, gusa ndakeka ko nta hantu, sinzi keretse niba nibagiwe, ariko muri twe n'uwibuka uze kubitwibutsa, keretse niba mu bice bitanu by'imbere hari aho Yakobo yababwiye byanditse, simbizi ntaho rwose, nibo babyimbiye, ntaho ndumva ntaho yibuka Yosefu se ababwira ati muzagende musange Yakobo, musange Yosefu, mumubwire muti ndabatumye. Simbizi, ntaho byanditse. Niba barabihimbye kubw'ubwoba, ntawe ubizi. Baraza baringinga ngo Yosefu ararira. Uko kurira arangira arababwira ati ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere za nzozi yarose kera muri gice cya 37, kera cyane muri 37, nyuma y'imyaka ziba zirasohoye. Imana yacu iteye ubwoba. Kera imyaka baranamubajije bagasuzuguye cyane ngo we Karosi, urashaka kuvuga ko twebwe tuzakwikubita imbere, twebwe? Nyuma y'imyaka n'imyaniko birasohora. Baraza ngo ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere. Baramubwira bati dore turabagaragu bawe, ntabwo turi aba grand frère. Urumva icyaha ukuntu kimera, ngo turi abagaragu bawe. 19. Yosefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana, muhaguruke muve hasi. Mwitinya se, ndi mu cyimbo cy'Imana. Ku bwanyu, wa murongo nkunda cyane kuri 20, ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi. Haleluya, amen. Kubwanyu imigambi yawe, ni kwa kundi uvuga ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu. Idanje iki ni ikimenyetso gifatika ko imigambi y'abantu y'Imana si abantu barapanze bamugira nabi uko bishoboka, nyamara muri ibyo Imana yo umugambi wayo ari kuzabivana mu ibyiza bizakiza imbaga y'abantu. Agira ati none mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza, ababwira neza. Umva umwana w'Imana wo muri Les Deux Ouvriers. Haleluya. Wagiranye ibibazo, amen.
cyane. Ishavu turayisiga hano, umujinya turawusiga hano. Nukuvuga ko niba ibibazo tujye tubikemura mu bugwaneza. Ejo nugirana ikibazo na mwene so gikemure mu bugwaneza. Yosefu arangiza ngo arabahumuriza, ababwira neza, nimuhaguruke bavandimwe, ndabakunda, nta kibazo rwose, nge narabababariye, nubwo mutansabye imbabazi nge narababariye, n'urukundo rwinshi cyane. Amen. Bavandimwe, amen. intambwe yo kujya kubabarira utagusabye imbabazi. Simvuga story y'umuntu, simvuga ibyo numvise, ndavuga ibyo ngewe ubwanjye. Navuga nti ubu n'ubuhamya nshobora gutanga ibyambayeho mu bibazo byinshi, mu bitero byinshi. Hari umunsi Imana nibishaka, ibimaze imyaka 7 mu bwihisho, hafi 7 mu bwihisho, bizahishurwa. Utaruzi ukuri kw'ibintu azakumenya. Ariko habaye intambara zikomeye, hari bujye muri detail zikomeye, bamwe murazizi, abandi mwarazumvishe, abandi barazikekerana n'ibiki byose bitandukanye. Amadini n'ibibazo bikomeye, intambara iraba. Idini niba ari itorero ricikamo ibice bibiri, mubabaye targeted, donc abatunzweho ibisasu. Narindi mu bambere kubera impamvu yo kwanga kujya muri kote y'ikinyoma, ukavuga uti no, ngewe ndabibona neza cyane ko ibi bintu ntago ari byo, simbijyamo, simbikora, simbashigikira. Ako kanya uhinduka umwanzi w'abantu bita ko bakomeye mu Mana. Ibintu birahinduka, ibitero biraba byinshi cyane. Umva, byinshi cyane, ariko iyo mvuze byinshi ni byinshi. Ababizi murabizi, ababyumvise mwarabyumvise, ibinyoma n'ukuri byose byaravangiye cyane. Ariko ari umunsi, kandi nkeka ko atari uwa kera. Bavandimwe, ibyo bitero biraba. Bimaze kuba, mission byari bifite yari mission 3. Mission ya mbere, kumvana mu gakiza neza umurimo w'Imana mu gakiza, mvuge ni Imana ntago ibaho. Icya kabiri kwari gusenya umuryango wanjye. Icya gatatu kwari kunyica ngapfa, kava ku isi arangiza. Byari ibintu bikomeye. Muri ibyo ngibyo bimaze kuba gutyo, bibaraba 2016 na 17, ibintu bitameze neza, bimeze nabi cyane. Ndi mu gihugu cy'Ububiligi. Igitondo kimwe, bene data, bikomeye, numvisi yabaye mbi yabishye, ryajwe njya numva nkarikurikira, nza kumva ijwi rimbwira ngo hungira mu masengesho y'iminsi 3. Njya ahantu ndikingirana iminsi 3 ntarya nanywa. Yeremiya igice cya mbere, Bibiliya yanjye y'Igifaransa, ntago turi kuri video sibyo, ariko mu byizere ibyo mbabwiye. Bibiliya yanjye y'Igifaransa undayifashe mu ntoki, ndafunguye Yeremiya igice cya mbere. Hari mu kwezi kwa 9 2017. Bavandimwe, ndafungura, maze gufungura sinzi mpamya ko mumbona neza, ariko iyi ni Bibiliya yanjye. Okay? Iyi ni Bibiliya yanjye y'Igifaransa. Sinzi wenda nti muri busome neza kubera nta rumuri rwinshi ruhari, ariko ahangaha mubona handitseho Septembre 2017, ukwezi kwa 9 2017. Aka kantu mubona ni kandi kaba muri Bibiliya, kariba, kandi ushyira ahantu wasomye ushaka ko hagufasha, ahantu hagufashije ukagashyiraho kugira ngo utazibagirwa. Niko aka kariba karaho ngaho
kuva muri 2017 ntago kajye kava hano aka kariba ikajya kava hano. Kuki katava hano? Kubera ko iki gice cya mbere niba uyu munsi nge nawe turi kuri uyu murongo no kubera iri jambo Yeremiya rimwe Imana yampaye icyo gihe iryo ryanzuye niryo ryangaruye mu bumuntu mbibuzimu ngaruka ibumuntu mva mu rupfu ngaruka mu buzima mva mu bibi ngaruka mu byiza mva muri hene donc mu hene n'urwango nzamukuba mu mutima wo guca bugufi no kubabarira no gusaba imbabazi no kubabarira muri ahangaha. Kuva umunsi hari ku munsi wa kabiri w'amasengesho natenebutse ndi down kabisa. Imana ingenderera muri iri jambo Yeremiya igice cya mbere ndarira ndasobanukirwa nuzura umwuka muri icyo cyumba ibyari bindebereye byose byikubita hasi aka kantu ngashyira hano kuva umunsi kugeza uyu munsi. Urumva ko ni imyaka 7 sibyo imyaka 6 hafi 7 kari hano katavaho kandi sintekereza no kavanaho iyo fashe ikindi kintu aha nshaka kwirefera ngo mfate nshyiraho ikindi ariko akangaka kagumaho aho kuko namateka yahindutse kuri tariki. Bavandimwe ijambo ry'Imana rinsubiza mu imbaraga rinsubiza mu ibyiringiro ndongera ndaryoherwa ndongera mbu umuntu. Mushiki wacu Delphine we arabizi cyane kuko twari mu rusengero rumwe intambara nanyuzemo warazizi bien cyane. Delphine wa mu Bubiligi arabizi neza cyane intambara twanyuzemo. Imana ishimwe ko uyu munsi turi kumwe nawe hano twazinyuranyemo arabizi nta mateka maremare. Yego ndabizi. Amen. Arahari Delphine arabizi neza cyane twabanyemo byacikagamo ibice bibiri ngewe na Delphine n'abandi turajya mu kindi gice aho twabonaga tuti aha niho hari ukuri turagenda tubabanzi mu buryo bukomeye by'ikindi gice ibintu biba bibi cyane. Noneho muri icyo kuri uwo munsi ndangije numva ijwi ringaruriye mu ibyiringiro mu buryo budasanzwe. Hanyuma Imana iza kunkorera ibitangaza muri iyo minsi y'amasengesho ndayarangiza mvamo mfite umutima w'imbabazi mu buryo bukomeye cyane. Icyaje kuvamo niki nuko rimwe ndi kuri YouTube Imana kubw'ubuntu bwayo nza kubona akantu k'akavideo. Ako kavideo ngakandamo iyo nkuru inkora ku mutima cyane. Yari inkuru ya Papa Yohana wa kabiri Jean Paul II. Si Yohana wa kabiri Jean Paul II wapfuye. Yari inkuru yahoze ku mutima mu buryo bukomeye kugeza na n'uyu munsi iyo nyitekerejeho numva icyo kintu cyo kubabarira ko ari ikintu gikomeye cyane n'ubutwari butabaho bukomeye. Bavandimwe iyo nkuru ndayibona maze kuyibona ndavuga ni waho reka nyumve. Yari inkuru ivuga kuri Papa uburyo ki yahuye n'ikibazo. Mwumve gato ya magambo magufi. Hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1981 1981 murumva arenze imyaka myinshi. Papa yari arimo kugenda kwa kundi aba yasuye igihugu arimo kugenda muri ya modoka ye iri blende arangije ayivamo agenda ajya gusuhuza abantu. Mu gihe arimo gusuhuza abantu afata kana kakabebe mu maboko arangije agafata agahanyina akigashikiriza mu maboko ya nyina amasaso araturika bararasa. Ayo masasu guturika ni Papa bari barashe bamukubita amasasu aca mu kuboko aca mu ruhande kote mu rubavu ahinguka hakurya. Papa agwa igihumure
aba bodyguard barafata security, ikibazo kibaye ikibazo, baramutambikana mu bitaro byihuse, n'amavideo ye ari kuri YouTube ushatse kubireba. Amanuza umutekano uramwiruka saba mujyana mu bitaro vuba vuba kuko byabonaga ko apfuye. Wa musore wamurashe, service za security ziba ziramucakiye, zimujyana muri prison. Papa bamujyana mu bitaro, bamugejeje mu bitaro agwa muri koma. Agiye muri koma, isi yose ijya mu masengesho, Katolika yose ijya mu masengesho ngo yo gusengera papa ntapfe. Yari inkuru iteye agahinda. Abayo muri koma ariko kubw'ubuntu bw'Imana nyine ntiyapfa. Igitondo kimwe atangira gukira, atangira kugarura ubuzima, atangira kugaruka, aza no gukira. Hagati aho uwo musore w'imyaka 23 bitaga Ali Akça yari umuturk wo muri Turkiya, umwana w'umusore w'umurakare, babandi baba extremists bakomeye cyane. Umurakare niwe bakoresheje, yari ibintu byiri politike mu rwego rwo hejuru kugira ngo barase papa bamwice. Ariko kubw'ibyago imigambi yawo ntiyashika, ntiyapfa. Ka gasore k'imyaka 23 baragatambikana bakajyana muri gereza, baragafunga. Papa maze gukira, mu bya mbere yarabajije ati se wandashe ninde? Baramubwira bati ni umwana muto w'imyaka 23 w'umu extremist wo muri Turkiya. Baramwishe se? Ati oya, arahari, ni muzima, ari muri gereza. Okay, akana baragafunga. Ubwo ni muri 91. Papa arwara igihe mu bitaro, aza gukira, ava mu bitaro asubira i Vatikani. Igitondo kimwe atangira imirimo. Nyuma y'umwaka atangira imirimo. Bene data, muri uko gutangira imirimo, uriya musore bari bamaze kumukatira urwa burundu. No kuvuga ko yagombaga gufungwa ubuzima bwe bwose, akazapfira muri gereza. Amakuru agera kuri papa uko ibintu bimeze. Umusore baramufunze arahanaha. Arangije afata gahunda, aravuga ati okay, wa musore ariho, ati sawa, afata urugendo. Namwe mutekereze, umuntu nkuriye afata urugendo ajya kuri gereza iyo ngiyo mu kindi gihugu aho yari afungiwe kugira ngo abashe kubonana nawe. Icyari kimujyanye n'iki? Icyari kimuhagurukije n'iki? yarahagurutse kugira ngo agende amusange uriya mwana, amubwira ati ikinzanye hano muri gereza kukureba kwari kugira ngo nze kubwire nti narakubabariye. N'uyu munsi nongeye kukubwira nti ndakubabariye. So ko ari message yabonye ngo umwana yamutumyeho, oya, wenyine yaribwirije. Arahaguruka, aragenda afata indege, aragenda ajya kumusura. Iyo foto umunsi mu binyamakuru iyo usomye barandika ngo isi imaze kubona papa ari kumwe n'uriya mwana washatse kumwica. Ngo isi yacitse ururondogoro, ifoto izenguruka isi. Icyo gihe nta WhatsApp yari ihari, ariko yari amateleviziyo ya black and white, amakuru mu maradiyo, inkuru, isi yose ivuga inkuru batigeze basobanukirwa. Ni gute umuntu yashatse kukwica aranakurasa ngo akurangize, wowe uramusanze? Ahubwo ntabwo umusanze ngo ugiye kumukariza ibihano, uramusanze umusabira imbabazi, umubwira ko wamubabariye. Ntiyigeze agusaba imbabazi. Aramubwira ati mwana wanjye ndakubabariye kandi narakubabariye. Ayo mafoto azenguruka isi aca ibintu. Papa afata urugendo asubira i Vatikani. Aho ni mu mwaka w'1982. Ibyo ngibyo byabaye muri 81. Nyuma y'umwaka umwe gusa aramusanga, aragenda, barabonana, bararangiza, ibintu biba byiza, arigendera. Uriya musore akomeza igifungo. Muri uko gukomeza igifungo, papa ntiyarekeye aho, yakomeje kwinginga no gutakamba kugira ngo uriya musore bamurekure.
ibintu bitangira kudasobanuka. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2000 papa akaza umurego asaba kuri ya mwana bamurekura. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 umwana baramurekura, yaramaze gukuramo, amaze gukura baramurekura. Bamurekuye uriya mwana biramurenga cyane ariko yari umuyisilamu umu extremist. Icyo gihe ahita aranahindura idini aba umugaturika, kuko ibyo yari yabonye ahandi yari yigeze kubibona. Ahindura idini ahita aba umugaturika kubera urukundo yabonye rurenze muri bene wabo. Aba umugaturika, amaze kuba umugaturika kera karabaye ntibongeye kubonana na papa, baherukana ubwo muri gereza. Hanyuma bigeze igihe papa yitaba Imana, uriya Jean Paul II arapfa. Amaze gupfa uriya mwana arakora, yababajwe n'ikintu kimwe ko atagiye gushyingura papa, ariko yarakomeje. Avuye muri 2000 yarakomeje akora, asubira mu buzima busanzwe, kwiyubaka n'ibiki. Bigeze aho yakoze ibishoboka, akajya abika amafaranga. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2014 yararekuwe muri 2000. Nyuma y'imyaka 14 arasaba, akora ibishoboka, aca mu nzego zose zishoboka. Aravuga ati hari mushuti wanjye wangiriye akamaro kameze gutya, none yarapfuye, sinigeze mushyingura, ndacyafite ipfunwe. Icyo mbasabye munshoboze kuzagera aho bamushyinguye gusa. Kuko isi yose yari ibizi, baramufashije kujya i Vatikani, ajya kumva ya papa Jean Paul, avuga ibyo avuga, arambikaho indabo. Voilà, ayo aba ari amateka yinjiye muri histoire ku bijyanye n'imbabazi no kubabarira. Iyo video nyibonye binkora ku mutima yo kubona papa abatamuzi bazi ko ari umuntu w'Imana, ariko abamuzi ni umupolitisi. Ntaho birebana n'iby'Imana rwose, ni umunyapolitiki w'abandi. Muri iriya ntebe niho hazavamo umuhanuzi w'ibinyoma. Ni ukuvuga ko Satani azaba ari boss yungirijwe na Antikristo, yungirijwe n'umuhanuzi w'ibinyoma. Antikristo azaba ari umupolitisien, umuhanuzi w'ibinyoma azaba umunyedini, umukuru w'idini. So mu bundi buryo nararebye nditegereza, ndavuga ni niba umuntu utizera Imana bene akageni ashobora kugira umutima ugera aho ngaho, n'iki kitubuza twebwe kubabarira? Ako kantu kankoraho, ndavuga Mana, imbaraga zo kubabarira. Nyuma y'iminsi mike, sinzi ukuntu ari kuri YouTube, mbona kandi akavideo ngakanzemo, nza kubona umugabo bita Raila Odinga. Mwese muzi Raila Odinga? Harya Odinga si we wo muri Kenya? Raila Odinga sibyo wo muri Kenya? Siko bimeze, abamuzi muramuzi? Yego nibyo. Aha, Raila Odinga wo muri Kenya. Nza kubona muribuka Raila Odinga mu gihe cy'amatora habaye ibibazo bikomeye muri Kenya, abantu barapfa, barangana, baratukana na nuriya president uvuyeho, ninde uyu ejo bundi uvuyeho, Uhuru Kenyatta. Umwana Kenyatta, uyu mwana wavuyeho ejo bundi sibyo? Uburyo kibanganye na ntuza, baratukana, bibazo bikomeye n'ibiki byose, barangana. Noneho ndi mu Bubiligi muri iyo periode nyine, sinzi ukuntu naje gukura gucya kuri YouTube, mbona aba president babiri bari kuri podium, titre gusa yavugaga ngo bahanye imbabazi. Ndakandamo, ndagakurikira ku ka video kankora ku mutima mu buryo bukomeye. Nabonye uburyo ki abapagani babiri bahagaze imbere y'imbaga y'abantu, Raila Odinga agiye gusaba imbabazi Kenyatta nawe amusaba imbabazi imbere y'abaturage, imbaga y'abantu. Perezida w'igihugu aramubwira ati Raila, nukuri twagiranye ibibazo, umbabarire, I'm so sorry, aho nakubabaje. Numvise noneho umva umutima uvuye mu, ndavuga ni no c'est pas vrai.
Raila Odinga niwe watangiye waramusaba imbabazi aramubwira n'ukuri twaragonganye n'ibiki ariko imbere y'abanyakenya bose gusabye imbabazi. Yo Kenyatta nawe arahaguruka aramubwira ati nanjye mbere yo kugira icyo mvuga reka mbanze ngusaba imbabazi. Yego haba ibibazo bibi ariko nanjye nciye bugufi imbere y'abanyakenya bose ngusabye imbabazi. Barahoberana, abantu baravuza induru, abarira bararira, byari ibintu biryoshye cyane. Nanjye aho narindi sheshuru meza ndavuga ni Imana we, aba n'abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni gute abantu badashobora kubabarirana? Byari byubakiye kuki? Yesu Nadufashe n'ukuri. Byari byubakiye kuki na umutima wanjye wacikagamo kabiri nuko nari mvuye mu ntambara zatewe n'abakozi b'Imana bacikamo ibice bibiri kugeza uyu munsi aho tuvugana bene data, kuva muri 2016 igice kimwe cyari mu mafuti n'icyari mu kuri, Imana nibizi. Kugeza uyu munsi aho tuvugana nta numwe uravugana n'undi, umwe arapfusha undi ntatabare, nta na message ya condolence nayo. Byaturutse muki? Kudasaba imbabazi, kutababarira only. Urabyumva neza? Ibyo byambereye ikibazo gikomeye cyo kwibaza nti ese birashoboka ko ibi bintu bibaho mu bana b'Imana? Okay, abana b'Imana saba, abakozi b'Imana birashoboka. Ni ibintu bikomeye. Muri uko kwibaza ibyo ngibyo, njyewe ku giti cyanjye ndavuga ni okay, reka njyewe ntera intambwe sasa mbikore bikemure muri ubwo buryo. Bavandimwe, nateye intambwe yanjye njyewe ku giti cyanjye bigoranye, biruhije cyane. Nandikira umukuru wari utuyoboye, kuko kuma WhatsApp yiwe yose yari amaze kumbloka, no kuvuga ko nta contact twari dufitanye, ariko email ze nari nyizifite. Ndamwandikira, yewe mwohereza na WhatsApp nyujije ku mudamu we, ndamubwira nti intambara zarabaye ariko uyu munsi nagira ngo nkumenyeshe ko nakubabariye, kandi nawe ngusabye imbabazi aho naguhemukiye. Uko biri kose muri izi ntambara nanjye sinabuze ibyandakaje, ibiyambuza amagambo navuze, ngusabye imbabazi. Bavandimwe, ntago byari byoroshye na gato. Umutima umwe warambwiraga ati uriyagiriza iki? Kandi koko nkisuzuma nkabona nta na kimwe niyagiriza, naba narakoze kibi contre abo bayobozi banjye mu mwuka. Icyo gihe nta na kimwe numvaga, nta na kimwe pe. Ahubwo umutima ukambwira ati nibo bagomba kugusaba imbabazi ku byo bagukoreye. Ako gatima ngahagararaho, ariko ayo mavideo abiri nayo anshyira hasi. Ndavuga ni bariya ntago bizera Imana bose uko ari babiri, yaba papa yaba bariya, nta numwe wizera Imana. Niba barabashije gukora ibi ngibi, ni iki cyabuza ko njyewe Kamanzi wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni iki cyambuza gutanga imbabazi cyangwa gusaba imbabazi? Ene data, iyo message iragenda kugeza n'uyu munsi nta gisubizo nabonye. Ariko ikibazo si njyewe, njye nararangiza ibyanjye. Nta gisubizo nabonye, njye nararangije kandi ndera imbere y'Imana. Nta gisubizo nabonye, yaba bakinyuzaho ku muntu, yaba direct, no. Kandi message zagezeyo neza cyane, ndabizi neza zagezeyo. Si rimwe si kabiri, nabikoze rimwe nongera ubwa kabiri, nta gisubizo. Nongera ubwa gatatu, nta gisubizo, ndarekera. Nyura ku bantu, ntacyo byatanze. Ndayingisha, ndareka. Ndavuga nuko biri kose ngewe ibyanjye ndabirangije, ibindi bisigaye n'akazi kawe. Ntabwo byari byoroshye na gato kubona ufite ibimenyetso bifatika, apana by'ibihuha, bifatika. Ubona ko
abantu bakugambaniye bagukorera ibishitani bigambiriye kukuvana mu gakiza, bigambiriye kukwanduza, bigambiriye kugusenyera, bigambiriye kukwica, kuko ufite umutima woroshye muvandimwe, ibitero nanyuzemo n'umutima ushobora guhagarara. Ariko ibyo byose byari intambara y'umuhamagaro. Narabibabwiye, intambara y'umuhamagaro. Satani yararebaga akabona 2021, 22, 23 les 12 ouvriers, akabibona akavuga ati oyo ngomba kumukubita tu tibizasohora. Yari intambara y'umuhamagaro, ariko kubw'ubuntu bw'Imana yatangije umurimo, nizawusoza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Ndangije bigenda gutyo, ibisubizo bitaje, ngiye nkomeza ubuzima. Imana irambohora, umutima wanjye uraryoherwa, kaba numva nifuje no kubabona, nifuje no kubahobera. Noneho rimwe nza kwandikira bamwe muri bo, ndababwira nti narababariye, namwe niba hari aho mwumva nabahemukiye mumbabarire. Ndabizi mu ntambara zabayeho, nanjye simbuze ikibi navuze, simbuze ikibi nakoze, mumbabarire. Baravuga bati nguriya mutipa afite indi migambi, vuga neza icyo ushaka. Barambwira bati vuga neza icyo ushaka, ngo ratubabariye. Ntibabyumva, kandi nge n'ukuri mukuri no mu mwuka niko byari bimeze. Birarangira, gahunda zirakomeza. Bavandimwe, nta kintu na kimwe mu mutima wanjye nshobora kuvuga ngo ndikoreye kuri bariya. No, byararangiye, biragenda neza ku buryo numvaga numpuye nabo no mu muhanda rwose nabahobera bien n'urukundo rwinshi, numva ndabohotse. Nge ndahamya ko ababoshya ahubwo nabanze kureactinga, nabanze gutanga imbabazi. Niyo mpamvu ejo bundi nababwiye ko muri audio abakurikiye na audio kuri za WhatsApp, narababwiye ko byageze ahantu numva ijwi rimbwira riti turababarira neza. Kubera iki? Kubera ko video y'ubutumwa bw'uwo muntu nakubitanaga nayo kuri YouTube, nkirukansa sinanamubone, kandi muri nge naravuze ko namubabariye. Igitondo kimwe numva ijwi rimbwira riti umva, nturababarira. Ngewe kubera iki? Ngo uzamenya neza ko wababariye numubona ukanakanda mukumva. Ndavuga reka ibyo byo wapi, narababariye, buri umwe sabukwe, buri umwe sabukwe. Ariko igitondo kimwe ndavuga ni wa mugani, nibyo, niba nkimubona nkishisha nkenda kuruka kandi narababariye, donc sindababarira. Igitondo kimwe video irahaza wakunda ukubitana nayo, funga amaso ndashinyiriza. Yabindi nabahaye urugero, byari nk'umuravumba, ndemera ndahekenya umuravumba nkandamo. Mu gukandamo muri iyo video nakuyemo igisubizo nari maranye igihe kinini ndimo kwibaza n'iki nzakora, response zava bizagenda gute. Umva uko Imana ikora abavandimwe. Ya video ncishaho numva nashaka kubona, umunsi nemeye kuyikandamo ndakurikira, uko nkurikira ndatwarwa, numva umugatima karimo guhembuka byufu. Naje kumva avuga ibintu, aza kuvuga ibintu ngewe nari maze igihe nibaza bizagenda gute, nkura mu gisubizo muri ubwo butumwa. Ndavuga ni Imana uri umukozi w'umuhanga. Yesu we, ni ukuvuga iyo ntayumva ntacyo nari kumenya, ntacyo nari gusobanukirwa. Guhera uwo munsi nta kibazo mfite cyo kumva ngo nubwo ibibazo bigikomeje, bene data, iyo ni intambwe tugomba gutera yo kugera ku rwego rwo gutanga imbabazi tutazisange. Ako naragashoye, wenda ari akandi kananira, ariko dusenga Imana kugira ngo idushoboze turenge gusa ngo badusabe imbabazi tubabarire, kuko na Yesu n'urugero yatubabariye tutamusabye imbabazi.
wenyine yaricaye asanga birakwiriye ko amena amaraso ye ku bwacu nta mbabazi twamusabye. Yesu arabikora kubera iki byatunanira gukora. Tumwigireho, niyo mwami wacu, tumwigireho. Noneho bavandimwe, ibyo byose kugeza uyu munsi ndababwiza ukuri, umuntu utababarira afite akaga gakomeye. Uwo mugabo mbabwira n'itorero rye, n'uyu munsi umaze iminsi mwumva imanza y'abantu bari mu manza n'ibiki, ibi mubona ku mavideo ngo Zion Temple bareza abanaba n'ibiki. Ibyo byose ingaruka yo kutamenya guca bugufi, gusaba imbabazi no kubabarira only. Kwemera niba ari nikosa umuntu akaryemera, niba ntari umubabarira. Amen. Amen. Bari abantu murimo kumva mu nkiko amanywa na nijoro, social media yose niho irimo kuvuga itwaza abapotre bike. Ni ikibazo cyo kudasaba imbabazi no kubabarira only. Ibibazo byabayeho, kandi ukuri kw'ibyo bibazo ukurimo kuvugwa siko ukuri nyako kurahishwe, ariko igitondo kimwe kuzajya hagaragara. Nubwo harenga imyaka 10. Amen. Amen. Kuzajya hagaragara. Ariko ikibabaje uyu munsi, itorero ry'Imana ryahindutse igisebo. Turi mu bapagani. Bibiliya iratubuza 100%. Niba tuzacira imanza abamarayika, ni gute twajya imbere y'abapagani ngo mutwumve? Akaga gakomeye. Ikibazo gihari uyu munsi, ayo makimbirane, ibibazo byarabaye, ariko umwe muri bo yabuze gusaba imbabazi, yabuze kubabarira. Nicyo kibazo gihari. Bicaye bati I'm so sorry, ibi byose byahita birangira. Nubwo batakomeza gukorana, byahita birangira. I'm so sorry, akantu kavuga pardon, nakajambo gato cyane ariko karemereye, karemereye cyane. Imana idushoboze kandi tugirire neza. Ndabona amasaha agiye. Imana ibahe umugisha kuba mwihanganye, iminota ndengejeho myinshi. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri Imana idushoboze kandi tugirire neza. Ndaje vuba nyoro umugeni.